n'amahoro bavana mu bimana ndongeye kubasuhuza mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Dufite umunezero mwinshi wo kugira amahirwe yo kugaruka hano kuri uyu murongo, kandi dushaka dukomeze naho dukomeze n'ikiya gice cyitwa ngo amatara yahindagurika. Twibutse igice cya mbere twarangije tuvuga ku isomo ebonye muri Yohana 8:12. Wa murongo urasoma uvuga ngo Yesu yongera kubabwira ati, "Nje mucyo w'isi, nkurikira nazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo." Twarangije tubona muri uyu murongo ko Yesu ni wene umucyo w'ubugingo, kandi igihe umwemera araza akaba muri wo, akaba umucyo urabagirana muri twebwe, natwe tukamubera umufuka. Noneho no munsi tugiye gukomeza ku gice cya kabiri. Twaranavuze ku kintu bitwa ngo inkomoko y'imbaraga, cyangwa ahantu dukura imbaraga. Twarangije tuvuga ko twaranavuze ko itara irafite inkomoko y'imbaraga yayo. Noneho twibaze iki kibazo ko twavuze ko Yesu niwe itara irabagirana. Noneho ko twavuze ko amatara yagira inkomoko y'imbaraga, noneho Yesu arafite inkomoko y'imbaraga. Yesu arafite aho akura imbaraga ye. Igisubizo kuri iki kibazo ni oya. Yesu nagafite inkomoko y'imbaraga, ahubwo Yesu ni wene inkomoko y'imbaraga. Yesu ni itara, ariko nagakeneye aho akura imbaraga ye, ahubwo ni wene twebwe dukura imbaraga yacu, ni wene inkomoko y'imbaraga yacu. Reka tugende mu Filipo 4:13. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Amen. Byose tubishoboza na Yesu aduha imbaraga. Ko twarangije tuvuga Yesu niwe inkomoko y'imbaraga, niho twebwe abantu dukura imbaraga yacu. Mu gice cya mbere twaranavuze ko twaravuze ko itara izimye cyangwa itara ifuye ntacyo twashobora kubona, kandi twabonye ko ari by'ukuri ntacyo twabona itara ifuye kubera haba hari umwijima. Noneho igihe itara ifuye, reka tutange urugero. Itara ifuye haba umwijima. Muri uwo mwijima buri muntu wese yashobora kwinjira mu nzu yawe, amatara yapfuye, akinjira mu nzu gahoro, agakora byose ashaka utashoboye kumubona. Kubera iki? Amatara yawe yazimye. Ntabwo wabona ngo uyu muntu yinjiye mu nzu yanjye ninde. Uku nyene niko Satani akora igihe itara izimye mu mutima wawe. Muri Yohana 10:10, umujura nazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Amen. Ko Bibiliya yatubwiye umujura nta kindi cyamuzanye, yaje kwiba no kwica. Satani ni uwo mujura Bibiliya iravuga, araza kwiba no kwica mu mwijima. Igihe iyo tara izimye arinjira, kandi igihe yinjira akora byose, ikintu cyose ashatse mu mwijima. Arakora ikintu cyose ashatse
noneho Yesu ni wene gusa yashobora kongera kwaca itara yazimye, kandi kubera umwijima utinya umucyo, umwijima urahunga umucyo. Muri Yohana 3:20 hasoma bavuga ngo kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi naza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Kunda bivuze umwijima uhunga umucyo. Noneho twavuze ko Yesu ni wene gusa yashobora kongera kwaca itara yazimye, ariko uburyo yongera kuyaca nuko umugarukiraho mu kwihana, ukihana ukamwemera ngo agaruke akarabagirana muri wo. Noneho umutwe w'iki cigisho ni itara rihindagurika. Itara rihindagurika. Impamvu nayiswe ngo itara rihindagurika, shatse kubabwira sitube itara rihindagurika. Ntabwo dushaka kuba itara rihindagurika. Noneho itara rihindagurika ni ibiki? Itara rihindagurika ni itara iteguye gufa, ni itara imiragera ku rufu rwayo. Kuhindagurika y'itara niyo utubwira ngo itara nagikomeye nambara gifite. Noneho niyo mpamvu tutashaka kuba itara rihindagurika. Reka tugende muri Matayo 6:24. Matayo 6:24. Ntawuceza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwe yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Nimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Hano Bibiliya itubwira ngo ntabwo dushobora guceza abami babiri, cyangwa ntabwo dushobora kubaha abami babiri. Umuntu ntabwo yagira abami babiri. None itara rihindagurika imeze n'uwo muntu nyene afite abami babiri. Uwo muntu akorera abami babiri nuko nyene ameze n'itara rihindagurika. Afite ikirenge kimwe mu by'isi, akagira ikindi kirenge muri Kristo, mu murimo w'Imana. Mwitonde ibi bintu simubikora. Mwitonde simube abantu bakora iki kintu cukira ikirenge hanze n'ikindi kirenge mu nzu. Kuko uko twabivuze, itara rihindagurika yashobora gufa igihe cyose, kubera ni itara yiteguye urufu. Itara yashobora gufa igihe cyose. Nishaka mwitonde simube itara rihindagurika, kuko igihe itara ifuye biragoye cyane kandi birananije cyane kugira ngo yongere kwaka. Ni intambara ngo itara yafuye yongere kwaka ubundi. Ariko Bibiliya iratubwira ngo dushoboza byose na Yesu aduha imbaraga. Ariko mwitonde simube itara rihindagurika. Mwitonde amaso yanyu atahumya, kubera ashobora guhumya ku rugero udashobora guhinduka ugasubira kuri Kristo. Uko twabivuze, igihe itara rizimye ntacyo twashobora kubona.
mu kuvuga ko uba uhumye mu mwuka, mu by'umwuka uba uhumye, umuntu ahumye mu mwuka. Kandi muri iki gihe itara ifuye akaba umwijima, ivyo biha ubushobozi ku muntu wese kwinjira. Uko nyene niko Satani akora, arinjira mu gihe tuhumye akadukoresha uko ashatse. Noneho iki gice turakirangije. Icyo nshaka kubasaba ngo simube itararindagurika, simube nk'umuntu ahumye mu mwuka, kubera muri aka kanya biba bigoye cyane ngo iyo tara yongere kwaka ushasha. Ariko ubaye iyo tara rindagurika, icyo nagusaba gene ku mavi usenge, usabe imbabazi, kubera nta handi wakura imbaraga yo kongera kwaca iyo tara keretse kuri Yesu Kristo. Nta handi twakura imbaraga yacu keretse kuri Yesu Kristo. Turangiza n'isomo iri mu Yohana 11:10. Ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Umuntu agenda mu ijoro ntacu yabona, bica bituma asitara kuko kutabona. None hano haratubwira twitonde, sitube abantu bagenda mu mwijima. Ugiye mu mwijima uba itara rihindagurika, idashobora kubona, na Satani abagize amahirwe kwinjira muri uwo mutima w'uwo muntu akamukoresha icyo ashatse. Imana idufashe twese sitube itara rihindagurika. Imana idufashe situgendere mu ijoro, ahubwo tugende mu muco, kandi uwo muco ni Yesu Kristo. Igihe Bibiliya itubwira ngo ijoro cyangwa umuco, simira avuga ngo mu ijoro nyene, mu ijoro, ahubwo imira avuga ijoro y'umwuka. Imana dufashe sitube itara rindagurika, kandi dufashe iduha imbaraga zikwiriye ibintu byose. Icyo nashaka mukuremo, mumenye ko itara rindagurika ntago ari ikintu cyiza, kandi ni ikintu tushatse kwirinda kutaba, kandi ko Imana ni yene mbaraga yacu. Imana niyo nkomoko y'imbaraga yacu. Murakoze kandi Imana ibarinde. Turakomeza n'igice cya 3, undi mwanya tuzabona tena. Sawa.